Mainoo yambaye Jordan yambaye umupira wanditseho ngo free Kobbie Mainoo. Ntabwo umuryango wa Kobbie Mainoo wishimiye kuba aratakaje umwanya kandi bigaragara ko mu by'ukuri uyu musore yatangiye gutera imbere kuva Amorim yaza atamufite mu mibare nk'umukinnyi ngenderwaho, umukinnyi mukiri muto, umukinnyi watanze icyizere, umukinnyi Ubwongereza bwakoresheje mu mikino y'igikombe cy'Uburayi. Uyu munsi akaba ari umukinnyi w'umusimbura. Umutoza mushyashya hari Ubwongereza ntaramuhamagara, nta yamuhamagara se ntabwo bishoboka. Noneho abo mu muryango rero bakaba batangiye kugaragaza kutishima, banavuga ko uyu musore bifuza ko asohoka akaba yagenda. Hari amakuru avuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Napoli mu kwezi kwa mbere. Napoli bwa kabiri yabimushaka kuko n'ubushize yari yamugezeho saison mbere kutangira, ariko birangira babiblotse. Badavuga ati beretse kure kuri uyu mwana ukiri muto ntibyagiye. Abayobozi b'ikipe Manchester United ntibyagira kuko buriya umugabo ushinzwe none bahise bashinga ikijyanye n'abakinnyi banuningwa Ben ariwe Johnny Evans bari kumwe muri equipe. Ubu ngubu ushinzwe ibijyanye n'itizwa ry'abakinnyi Manchester United. Buriya ngo niwe muntu wagize influence mu kubiboroka, mu gutuma Kobbie Mainoo adasohoka ngo agende, kuba bifuza ko yanagenda ari intizanyo. N'ubundi muri Napoli yavuzwe Tottenham Hotspur yo isa n'ishaka kumugura, ariko aravuga ati ntabwo tugurisha muri Tottenham Hotspur. Ubwo rero ubu intambara iratangiye, ubutumwa bugiye gutangira gutangwa mu stade ahangaha. Umutoza amugira no mu kijigo cyane kurushaho, cyangwa se amukinishe, cyangwa se amugira nka Garnacho. Ni kwa Garnacho byarabaye, famille Garnacho barabikoze kuri Amorim. Gusa ku musore nk'uyu nguyu Mainoo ari wabonye ko yabaye discipline muri ibi bihe ni aricecekera. Ntekereza kanga muvandimwe sinzi nimba ifite mu ruhara, ariko ntabwo no mupira wambara mukambara mwatabizi ntabwo byakunda. Gusa nyine ahangaha nawe ukaza no guhagarara hari abantu bakure uburo ubuhemukiye umukinnyi kubera ko usande se umukinnyi abwira ati ntangire ubutumwa nge sindi bugitangire ko ari muto nabyo byashoboka. Gusa muri make byo gukinishwa ubona ko bikeneye ko n'umukinnyi ufite impano kuva yazamuka idasanzwe, ukina hagati mu kibuga ubona kandi afite ubushobozi. Amorim avuga yuko kutamukinisha ari uko akina mu mwanya umwe na Bruno Fernandes, kandi koko birumvikana mu kinyese iyo bashyizemo katabashyiramo ninjoro se ko yabashyizemo yakina mu mwanya umwe uruko muzanye katamuzana umwanya wa Bruno Fernandes bari umukinnyi ukina mu mwanya umwe. Uretse ko nabwo haranekeza ko ari gushaka ubundi buryo ko n'abandi mukinnyi yabona uburyo ashyiramo kako gukinisha Mainoo na Bruno go ntabwo bakina muri midfield bose. None se wowe ubona ukina umwanya umwe koko uretse urugero rwo muri masobanuro ubundi kubera system muri system Bruno barimo arakina 8 kandi Kobbie Mainoo akina 8 barahagaremera gatandatu mu profile yabasanzwe. System yo profile ntabwo bakina umwanya umwe ko Bruno ni numero 10, ariko nyine muri system Amorim nk'umutoza ushaka kuramira akazi ke, nk'umutoza ushaka kugendera kuri system atahindura ibyo urashaka umwumva. Ariko nanone umwana nk'uyu nguyu itara unasigaye none mu bakademi mu ikipe impano idashidikanywaho igihe cyose kwaba noneho hari nantu wabona ko Muhammad ryo kumusimbuza akatashyiramo Ugarte ukabona ni ibintu bitumvikana. Ntekereza ko sinzi nimba ikibazo kiri personal gihari kura ko nta kigeze gitangazwa, ariko ubona ko byo guhabwa umwanya we arawukeneye. Ariko ku mpamvu ku nyungu z'uyu mukinnyi itara nk'ingiyi yaba ari umufana Manchester United yabaye n'ikipe, ntekereza ko byabyiza bari kuyimukinya akajya gukina kubera ko ni umwana ukiri muto ufite potential ku y'imyaka ye 20 gukina umupira w'amaguru, akabona iminota myinshi yo gukina. Uri batangiye guhamagara mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza agira influence murabyuka muri Euro ya 2024. Ntekereza yuko ari umukinnyi ukwiye kuba arahana kino ubu ngo nimba ashaka kuzakina igikombe cy'isi. Ku nyungu za Manchester ntibyabyiza irekuye umukinnyi nk'uyu nguyu koko uko bigaragara bazicuza ni tara igaragarira buri wese, ariko nanone mu nyungu z'umukinnyi umukinnyi kwe kugenda. Gusa ku mutoza uvuga ngo umutoza ngishaka kumwumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko umutoza we ntago yita ngo umuntu nitari dasanzwe, ntago yita ngo uyu mukinnyi yarakinaga 2010 na kangahe, ntago yita ngo uyu n'umwana wa academy. We arareba inyungu nk'umuntu uri mu kazi, inyungu zijyana na systeme yiwe, ntago yita ngo kwa zitazibona se kandi atamukinisha. Nanone ko aricyo kibazo, nicyo kibazo gihari kubera ko aka kanya ngerekeza ko impamvu Amorim yakwiye gukinisha Kobbie ni ukubera yuko nta bindi bisubizo afite. Niba batari shushaka muri systeme yawe nta bindi bisubizo ufite ugomba kumukinisha mu gihe gitegereje kuzabona izo shaka. Kuko Manchester impamvu iramutse guze no mu midfield kazana wendo Adam Morton cyangwa kazana Bareba cyangwa ore wese yayimuzana no mwanya uri defensive cyane cyane hagati mu kibuga, ntago Mainoo yazakina. Rero ntekereza ko aka kanya mu gihe udafite andi mahitamo ufite baza hagati mu kibuga upfa gushyiramo uyu mukinnyi ukamwexpose byibuza agakina nabi abantu akayibona akavuga ati kumbe Mainoo twari bishye agaragara umukinnyi mwiza, ariko ntumuha umwanya umwe wo gukina. Umuvuga yuko ngo ntago yiruka cyane, ntabwo yihuta, kina umwanya umwe na Bruno
mu mwanya kinini kuko nka match nijoro ya Bournemouth inje mu kibuga afashe ikipe bigaragara neza cyane gusubije ibintu ku murongo defensive umushinja ngo nagari muza posesi arayigarura neza arayikina kuri baro umutoza umukinnyi witwa Kobbie Mainoo ni umukinnyi mwiza cyane. ndaza no kunga mu ijambo rya Paul Scholes yavuze ni umukinnyi ikipe ubona ikeneye ariko umutoza adashaka gushyiramo keretse habaye 12 nabwo niyo babamo yagira indi shuka nabwo kuko n'ubundi siwe wa mbere atekereza niyo baba 12 yamushyiramo kugira ngo Robena muri makinisha Robena akinisha uyu mwana ari umutitirire muri fast revenue nako sobwo nawe ngo reve nanjye nyine muri starters keretse ba 12 yamushyiramo dore ikibazo ahubwo bako na 15 Cheka cyane 15 na 12 ntiyamubona Kobbie Mainoo nakiwutwara umutoza azi umupira n'umutoza utazi gutoza ari ahantu bigorera rero birakugora kubivuga mpamya ko akinnye match ya Aston Villa akinnye match nk'eshatu afite aba midfielders abakinnyi bo hagati batatu kuko ashobora no kuguma mu bintu by'agakina 3-5-2 bijya bishoboka nka kuri Inter ikina sibyo wase gutoza nini ndimo ndashaka igisubizo cya Kobbie Mainoo cyamushyira mu kibuga so ashobora gukina wenda 3-5-2 nka kuri Inter domira ikina akinnye guri icyo match eshatu byibura afite abakinnyi batatu bo hagati mu kibuga nyuma ya match eshatu yatabona ko akeneye Kobbie Mainoo muri abo batatu kuko Kobbie Mainoo niba mubona ikintu gituma Casemiro abona amakarita menshi nabonaga ninjoro witwa uyu mugabo kuri Manchester Evening News witwa Sam Lacaste yego avuga ngo Casemiro ni umukinnyi ufasha cyane Manchester United ariko aba exposed cyane mu buryo bwo kubona amakarita ko yireturuva akeneye gukina imyanya ibiri na cyane ko yegeranye na Bruno Fernandes ukinira cyane imbere no kumurusha nkunganire mbere ukomeza muri ka sezo ya mbere Casemiro ari kumwe na Christian Eriksen Christian Eriksen ntiyatumaga Casemiro abona karto ariko ubu ngubu buri minota kurota swasana bayibonye agomba kuva already yuruje atanu iyo atamutega ngo urebe ko kitari cyari cyo n'undi cyabaye cyo kandi yanayibonye ikomereza akenera umuntu uririnda ubona ko agomba gukenera undi muntu bahagararana ariko nyine systeme ntabwo ifavoriza kuba bashyiramo undi mukina cyane ko bafite abakinnyi beza batatu b'imbere Mbeumo Kunya na Mount ubona ko barimo kugenda iriya myanya itatu y'imbere basa nkaho bayifashe kuko nye mbona niyo yaguma muri ibiri kuri muri ya myanya itatu y'imbere cyane cyane iriya ibiri inyuma y'umwataka Bruno Fernandes niwe yakabe kubari ntabyo azakora muri iriya myanya ibiri y'umwataka so rero nkabona naguma Ruben Amorim nakomeza pushinge gusohoka ko ntazigera mukinisha niyigendera cyane bazi gutoza nakomeza apushinga nashaka umutozi gutoza nta ufite ikibazo ku mpano ya Kobbie mu buryo bugaragara abakinnyi Manchester United bose ifite nta n'umwe utozwa na Ruben Amorim ubona unaga atozaga nayo yasubiye inyuma ni Dorugo batozwa nande sinzo batoza baritoza harya bamwisene atoza imana wapi nta kintu kirimo ni Dorugo na Dorugo kikwereka ko atamutoza neza yasubiye inyuma niki kibikwereka nta kintu United nta kintu ifite atoza imana nyine bafite amahirwe bafite abakinnyi bakuru nka Casemiro twaye ibikombe ahantu hose yatwaye byose ntacyo ashaka azaza nyine amubwire umutoza turi umwesikoro nyuranyije na match 8 zitakaza ariko ningaruka ndakwereka urwego ndiho kapiteni Bruno Fernandes akatinyuka akavuga ati genda hanga kuko nkundi ikipe sindanga kubera abayobozi nabo bayamushyizemo ariko nawe ntekereza ko abizi kuko nyuma y'umukino yavuze ko ari umuswa yabivuze aravuga ati umutoza birashoboka ko ntari gukora neza ibikenewe nibwo bwa mbere kubagira muri Manchester United avuze ijambo rya nyari yavuze ati mu by'ukuri ati biragaragara ko nshobora kuba ntari gukora nyine ibya bindi bikenewe ni umwanya utaruwa nyawe rega ariko umwanya utaruwa yagombye kuba ejo harakantu Ronald Marcel yavuze mu nzove hariya bazi ko mu nzove ari kwitegura umutoza bazanye n'umuzungu none ariko ikibazo nabonye umuzungu ari ubwanwa bumaze kandi ashaje kubisa amazi ndamwitegereza imikanya arafite noneho Ronald Marcel aravuga ati atega ntago Feruza agiye kuko hatarahari n'umutoza ufite amasezerano atereye hano muri Rayon Sport ati hano wacu ibyo gwa ngo umutoza mungije ngo harimo mu wa mbere n'uwa kabiri ati ntabyo ati nge nzaba ndi umutoza na Feruza n'umutoza zatwungirije twebwe uyu nawe rero ngo yavuze ati ibyo gwa ngo hano ngo hari umutoza ngo assistant nimero ya mbere na assistant nimero ya kabiri atanabibamo ati cyo murusha burusha champion mu Rwanda ariko ndafite experience tuzaba twungirije twembere kumufasha muri champion rero nawe wo mu Manchester United akwiye kuba yicaye ahantu
buriya hari amakipe akora n'amakosa United kuba yicarana Robben Amorim kuri bande touche ari umutoza wa mbere ni nka biriya Liverpool yakozemo ikosa igafata umuntu nka Giovanni Barangozi ikamugira ngo umwaje wa gatatu kandi arusha n'uwa mbere uhagaze kuri touche atazagutungura njye mbona muri ari umutoza w'umuhanga atazagutungura Ede hano afite ingingo njye mbona ari umutoza wagize ibibazo by'uko systeme ashaka kuzana mu ikipe idafite profile y'abakinnyi ese ubwo n'ubuhanga duga ku ijambo rat kubera ko afite imikino ikipe imaze imyaka afite keneye profile nyinshi cyane kubera ko ngubu wari ukuntu bigatuma nayikoreramo amakosa kubera ko ngubu wari ukuntu ujya ureba barimo barakina nko minsi yashize Sheshko yaravunitse ukabona arebye nko kuri bench ukareba abakinnyi bari offensive cyane uvanyemo Gareth kubera nawe n'umukinnyi aba ari nk'umudefense kuko aza gatandatu yihagarara imbere y'abadefanseri ugasanga harimo nka Kobbie Mainoo na Reis nta wundi mukinnyi kuri bench ukabona aza gukora impinduka ziri defensive zose nkenye kubera ko nta wundi mukinnyi afite kuri bench kuza gushyiramo ubundi iriya midfield yiwe yakayigize byiza afite umuntu nka Casemiro n'undi ujya kumera nka Casemiro bameze nk'ari bagatatu babiri ariko byibuze umwe akina 8 Kobbie uwo yaba akabaye Kobbie rako ese kuyetabaho impamvu ngewe Kobbie nayo nemera n'umukinnyi mwiza Kobbie n'umukinnyi mwiza ko impamvu atamukinisha nayo mpamvu ntasobanukirwa ariko none ntago ibibazo byose ntago ibibazo byose bya Amorim muri Mainoo wazanye n'ujya ubigarura kuri Kobbie nta champion Mainoo Kobbie nta nitarego nta kintu kidasanzwe ko Mainoo ivuga ngo nuzayigarura kuki udakinisha Kobbie umutoza we yarayihaye se ntayo yihaye umutoza ari mu kazi ne boss arimo arashaka nyine uburyo yigarura mu byiza hanyuma rero iyo udafite profile z'abakinnyi bajyana na system ushaka gukina ukaguma n'aba expose yuko nyine abakinnyi benshi ba offensive utabafite ntekereza ko n'ibingo ubona ko ushatse kubona impinduka cyane mu mikino ya Manchester United mu buryo bumwe cyangwa ubundi urazibona 100% zihinduka iki nizo ikipe yabwiye ngo mu myaka niyo ikipe igera muri box ciro nyinshi niyo ikipe ishot ciro nyinshi niyo ikipe mu buryo bwinshi bereza muri Premier League yose n'aya makipe yose arimo meza niyo ikipe izigamye bingahe ibitego 30 nibyizigamye oya ibyatsinze zigamye ibitego 4 yinjijwe 26 itsinda 30 azigamye bingahe uzigamye byinshi ashaka kuba Arsenal kuko niyo yinjijwe ibitego bike urumva nyine harimo kurata kwinshi ariko nanone uravuga uti umutoza ni muzima ariko nta ntwara afite kubera ko nyerekeza ko nkanga umushyiramo aba midfielder beza yari afite ikibazo ku ruhande rw'ibumoso nabwo mu minsi yashize nuko nabonye Diogo Dara yimprovinze cyane byafashe ikipe mu buryo bukomeye cyane abadefense Matis Direct bahari nta kibazo ugashyiramo na rutayizamu yabari ikipe nziza kubera ko ekipe y'umutoza w'inde system 100% itandukanye niyo ari kimwe mu myaka post Ferguson abakinnyi nyine bigaragara buri wese kandi mereka atagize n'imwe kandi impinduka urazibona yaba no mu miborere by'ikipe ku mwanya wa gatandatu ntago ari bibi cyane no mu mikino nabwo ntago ari bibi cyane hakaba mu tubazo twa game management agenda akora impinduka zitari nziza ariko nabwo ntekereza ko zikora kubera nta bisubizo afite nyine kubera aba expose nyine bigatuma akora amakosa naho ubundi nyemba natari umutoza amago utaragira abakinnyi bo gufitinga muri systeme yiwe systeme rero zayijyana isubiza aho yivanye kubera go hano nyine umuntu abamahanga kubera kageze hano akagerageza akahakora ikintu gifatika ibyo bya game management uri kugarukaho icyo ni iyo ngibyo ntabwo bikorwa mu Manchester United ni club izamo umuntu uri elite yaje atari elite urwego rwe rero araruzi si ikosa ko atoza Manchester United rwose nanjye wayima nayitoza Van Gaal ari elite nanjye wayima nayitoza si byose nanjye mpamagaye zakazi se nanjye nagenda nkagakora rwose nkabonye ariko nyine ari ahantu hatagombye kuba ari ibyo bintu byose abizi ku rwego rw'ahantu yarari aho yaje rero ntago ari kobi n'ikimenyimenye nibyo bimwe expose iyo game management na management y'abakinnyi kamunanira nta byazi ari ku rwego ari mu kigo kimuruta kure azarenda toje Manchester ya ubwo rero turaza kugaruka tureba kuri Manchester United tugeze kuri Bruno Fernandes gusa hagati aho FIFA iri guhemba bitwaye neza